nta n'icyaha nzi cyagomba kunjyana muri ribu ko buriya ribu guhamaga. Abantu benshi baba mu ngo bari imacua. Igisenyi ingo nyinshi suko zibamo abantu babi, zibamo abantu badakuze, zibamo abagabo badakuze n'abagore badakuze. Immaturity, ukabona umuntu ukicarana n'abantu ukabura wese ntabwo ubona kurimo kwisenyera, ariko nawe agomba kubyumva, arabyumva kandi yakubwiye ko atabikunda. Imacua. Ibintu bishenye ingo muri uyu mujyi, ibigare by'abagabo bari midioka mugendana, ariko noneho hazamutse n'iby'abagore. Happy women, relaxed club, sinzi uko biba bifitemo za adjectif nk'izo ngizo nyine. Mwarimo ukumva abagore abansabye tutorial y'iyi video bifashe ngo bagiye muri picnic ku Gisenyi, basize abagabo babo ngo bagiye kuri relaxing. Umugabo azasiga se na nyina nongeyeho n'ibigare byose. Umukobwa yaje ugomba kumubwira ibyo ukunda kugira ngo ajye bigukorera, ukamubwira n'ibyo yanga kugira ngo ajye abyirinda, nibwo azavamo umugore ugukwiriye. Kenshi twibwira ko ari magician, kuvuga ngo yagombaga kuba bizi, uyabibwiwe nande? Kandi nanjye iyo principe niyo nkorera, ubwo nagira ngo mbikubwire kugira ngo nabandi erega twigira muri ntuza nk'izi ngizi. Twebwe tukimariya kugira ngo tutazagira izo conflict z'amafaranga. Tugira konte ebyiri. Konte ya epargne y'umuryango, nta numwe muri twebwe ugira shekeye yayo. So dufite 40% y'amafaranga twinjije ajya kuri konte ya reserve. Iyo dufite igikorwa dushaka gukora, njya muri banki nkakora transfer, akaza kuri konte kura, ariko aje gukora igikorwa twemeranije. Icyo gihe rero ari kuri konte kura niyo yayivida hagasigaraho zero. Mba nzi ko urugo rwanjye rutazakena, rutazajya mu bibazo, ruri protected. Ubundi kimwe mu bintu bituma dufite ibibazo mu ngo, zibamo abantu batakuze. Old women and old men with a boy's heart or a girl's heart. Icyambere wataye agaciro kuko wa wundi waguhaye care wibwira ko akwitayeho arabizi kuri umugore w'umugabo. Niyabwira abandi arabwira turiya mugore wa kanaka ni indaya. Nta mugore ushobora kuguha care uretse umugabo wawe. Umugabo akagenda akabwira ati yinshoreke, ati mpaka yakuruta umugore wanjye. Nawe yumva monsieur, nta nshoreke itanga care. Let's be honest. Inshoreke ikora customer care. Iyo ngiye muri hotel n'abakobwa bose niyo yaraye nabaza nseka kuko niko bamutegetse, agomba guta ari muri customer care. Twe turaba pastori, muzabaze bishop, nta nshoreke ndabona iririra umugabo wapfuye, nta nubwiza kumuhamba. Maturation, gukura. Abantu benshi bafite idini ariko badafite Imana, kandi natwe wa pastori ntimudukuremo, ni natwe twabishe. Buriya abantu benshi barongora ari big boys mu mitekerereze n'imyitwarire, abandi ari ba big girls. Reka masobanuro icyo bishaka kuvuga. Jewe maze gukizwa, ubundi hari ibintu bitatu byinjiza Imana mu rugo. Zaburi nshya. Abantu bafite imitwe minini n'imitima mitoya n'amaboko magufi, so bagakora bikeya. Niyo mpamvu bishop yavuze ngo ntabwo nkunda ko bavuga ngo doctor. Buriya imwe mu mpamvu yatumye nanga no kurunda amatayito ku izina ryanjye ni stupidities mbona mu kwiga. Kabona umuntu afite doctora, ibyiza nuko mbihisha, nibura n'abantu ntibamenye ko nyifite. Bazabona nkora ibintu bi stupid bagavuga ati ariko ndi pastor stupid, bagavuga ati ariko burya nubwo ari stupid afite doctora, kuko yayipfushije ubusa. Mwari mwabibona, ukabona umuntu, reka mbakagero gato ninjire muri topic. Hari umugabo witwa Jack Welch. Abantu bize management cyangwa leadership baramuzi. Yawe ikigo cy'abanyamerika cyitwa GE, General Electric. Ni ikigo kinini cyane, kiri no hirya no hino ku isi. Jack Welch, umuntu wese wize leadership atarigeze ahura na Jack Welch ubwo sinzi bitabo yasomye. He is a reference. Hanyuma nza kugwa kuri biography sanga yatandukanye n'abagore ngira ngo ageze kuwa gatatu cyangwa niba ruwa kane. Abana bishoboka bite ko umuntu ashobora gucunga ikigo nka GE kikunguka bakamukomera amashyi
bakamuha za award akananirwa gucunga urugo rurimo umugore umwe wenda n'umwana umwe cyangwa babiri. A big head and a small heart. Kandi iyo rero wicaye hano ukumva abantu ni ba metre, ni ba doctor, ni bande, uhita ugira ubwoba yuko ushobora kuza gukandagira amano y'abantu uramutse uvuze ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka buri muntu wese agerageze kwikweshoninga ko ku bijyanye no kubaka urugo, amashuri twize rimwe na rimwe aho gusanga adafite inyongera agaciro, ahubwo ugasanga afite ingabanya agaciro. Ngira ngo mwe muba mu bintu by'abavoka n'ubucamanza n'ibindi, muzitegereze buriya divorce nyinshi zirimo kuba ntabwo ziba mu mibande ya Kigali, ziba ku gasozi hejuru. Kuko buriya Kigali ukuntu iteye, mu mibande hatura abakene. Kigali niko iteye yose, n'ubu umanutse hano hepfo ukagera hano hasi kuri 19 niko hitwa, yewe ntuye hakurya yaho hasi kuri 19. Ugerayo ugasanga abantu baho baririmba indirimbo utazi aho bazikura. N'ubu ugiye muri uyu mugoroba wasanga abana baho bari mu muhanda, impumuro yaho ni ibigage n'urwagwa utazi aho babigura. Ariko ntabwo aribo batandukana cyane nkatwe dutuye hejuru kuri kaburimbo aho twita mu Bisubizo. Ivuga ngo amashuri na kashi ntabwo bigira added value mu mibanire myiza yo mu rugo. If anything ahubwo usanga ni minus. Amafaranga ariyongera mu mibanire yo mu rugo hakaza minus. Byakongera kwiyongera bikaba minus. Umugabo yabanaga neza n'umugore bakira abarimu, bagira gutya umugore arazamuka cyangwa umugabo arazamuka yewe atari uyu mugore ntabwo ahuye na status ngezeho. Siko bimeze. Babanaga neza, umugabo ari umunyonzi, umugore acuruza agataro, kubera ko bashyira hamwe bakubaka akabutike kakunguka, kubera ko bari industrials bakubaka iduka rikunguka, umugabo akagura imodoka, yamara kugura imodoka agata umugore nguyu nguyu ntabwo akwiranye n'umugabo nkanye. Minus. Nizere ko nta minus ziri hano muri no sare, ndabona musa neza. Ariko ujya gusa neza byo mumbabarire yewe uko ngenda saza ibikamu siniko. Ari igihe umugore aza nko mu biro byanjye, Bishop yabivuze, hareba ukuntu ari mwiza. Abani ambabarire ntabaje kumbwira ikibazo, basi yicara hano twiganirire ni enjoying this presence. Ko ari umuntu uza mu biro byawe ukumva kabisa ni wo mufu yinjiye gusa. Yatangira kuvuga ati paza tungu tinje kukubwira ko umugabo anci inyuma nkabara se. Umugabo guca inyuma akajya gushaka umugore usa gute. Minus. So, gihe cyo bansabye ni keys, kandi ntimugire ngo ndaza kubatindira. Keys to a successful marriage. Imfunguzo cyangwa principe. Nagira ngo duhere kuri Bibiliya. Yewe ndagenda straight muri Bibiliya. Buriya muri Bibiliya habamo ahantu habiri dusanga mu bukwe. Haba ubukwe bwa mbere bwabayeho, urugo rwa mbere rwubatswe mu rwa Adamu na Eva. Ahandi tubona ubukwe n'ubwo Kana y'i Galilaya bwo Yesu yatashye. Principe ngiye kubabwira urebye izo texte zombi hombi zirimo, ariko sindi bubikore gutyo ndihuta. Kasome iyo texte mwitangirira ibice bibiri umurongo wa 18 kugeza ku 25 nkuremo principe indwi zo kubaka urugo rwiza. Baratubwira ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 19 Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo ribizina ryacyo. Uwo muntu hita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati
uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Everything you need, ibyo uzakenera byose ngo ubake urugo rwiza, biri muri aya magambo. Buriya reka mpere ku kintu cyitwa amahame, principe. Buriya ibintu byose Imana yaremye bigengwa na principe, kandi principe z'Imana ziri simple, niyo mpamvu n'abantu bazimisinga. Ziri so simple, zoroshye kuzumva, gusa ikibazo zikomeye kuzishyira mu bikorwa. Kandi umuntu wese wabaye umwarimu ibashobora kubyumva. Kera twiga, yewe nize mu seminari, twigaga ibintu bigoye. Twigaga ibiratini, tukiga imibare yose ibaho, tukiga physique na chimie, kuko yari section bitaga rate science. Washobora gufata formule za trigonometry, ngira ngo niyo mu mibare niyo yagoranaga muri secondaire, ariko harimo n'ibindi byagoranaga, ariko reka mfate trigonometry. Bakabwira ati cosinus kare plus sinus kare égale 1. Ibyo kubisubiramo biroroshye, amaformule 38 warayafataga rwose ukanayeresita nk'uvuga amasengesho. Baguha exercice bikakunanira. Kubera iki? Biroroshye kubifata, n'ubundi buhanga kubyumva no kubishyira mu bikorwa. N'ibintu by'Imana bindi niko bikora. Rero amahame, ubundi ibintu byose by'Imana bikorera ku mahame. Iyo wishe ihame rimwe naryo rirakwica. Gamba urugero, hari ihame rya gravite, iteka ryose rirakora. Nuri inzu nkajya hejuru, ahubwira ngo ngiye gupiganwa na gravite. Igihe ndasimbuka mu ndebe, nshobora kuguhanurira ntawumirije yuko ugiye kuvunika cyangwa ugiye gukomereka. Urikubita hasi, icyo turi bukore nuko kujyana kwa muganga, kuko gravite ifite amategeko ayigenga, birakubwira ngo iyo ikintu kinaze hejuru kigaruka hasi. N'aya mahame ngiye kuvuga, buri rimwe wica bigira ingaruka ku mibanire y'urugo. So principe ya mbere muri ino text baravuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Number 1, urugo ni projet y'Imana. Ibyo ntibiri simple. Na mbere yuko twe tubaho, Imana niyo yatekereje urugo. Iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Niyo mpamvu buriya nubaha abapadiri bashobora kuba abapadiri bakabishobora, n'ababikira bakabishobora, bakazasaza barabishoboye, kuko ni naje contre nature. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ariko iyo wiyemeje kubikora, uba uzi ko bigoye, ariko ushobora kubikora. Sibyo? Rero mbere na mbere Imana mbishyire muri application direct, kuko ndashaka kubasigira iminota myinshi, ndimo ndacunga isaha. Buriya ikintu cya mbere kizatuma urugo ruba rwiza ni ugushyiramo Imana nyamana, not religion. Abantu benshi bafite religion, ntabwo bafite Imana. Mu bitandukanye, hari abantu benshi bafite idini ariko badafite Imana. Kandi natwe b'abapastori ntimudukuremo, ni natwe twabishe, twabahaye a lot of religion, turababatiza, turabakomeza. Ubwo ndavuga nk'iwacu muri Anglikani no muri Gatolika, aho tubatiza tugakomeza, tubaha Eucharistia murahazwa, ariko nta change. Umuntu akajya kubwira ati ariko mfite idini yanjye, ariko iyo mvugo narayivuze, nabwiye ko ngiye nize mu seminari, nakijwe ubuzima bumaze kunanira, kandi mfite idini naranize no mu seminari, nkongeraho n'ubwirasi. Kuko burya mu bintu bitwica, most of the people bicaye hano, abatirata ubwenge birata ubukire. Ibyo ni ibintu bibiri, twese iyo wabigize urirata. Sindagira ubukire bwinshi cyane, ariko nshatse nanjye nakwibara muri kategori y'abakire, ko n'ubundi niho leta yanshyize mu cyiciro cy'abakire. Ariko n'ubundi utuye mu nzu yawe, ugenda mu modoka yawe na madamu agenda muri abakire, kandi sindararusa. Ariko ntabwo ubukire nabwirataga nkuko nirataga ubwenge. Narangije muri university mfite 3 grand distinction. Icyo gihe twabariraga mu manota yandi ya 80 90 gure.
nkajya ngenda murabona uko ngana ubu narabyibushye icyo gihe nari mfite ibiro 66 ubu mfite 78 nta kantu k'agashabarara k'agahungu kari aho ariko nkumva ndi kabutindi ngo narangije mfite amanota 85 abantu bakambwira gukizwa nkumva ibintu by'abaswa ubundi nkanababwira ntifite idini yanjye so birampagije ariko ubuzima bukanani rero ikintu cya mbere gitunganya urugo biri Vitor Note muri principe z'Imana iyo Yesu yinjiye mu rugo ukihana ibyaha byawe bitatu bya kane by'ibinaniriza ingo biba byavuyemo ubusambanyi buba bwavuyemo amayoga bayavuyemo urusaku ruba rwavuyemo ariko abantu ntibabyumva it's a simple principle ariko abantu ntibashaka kubyemera ariko ngo urumva ngo nk'umugabo ngo so ikintu hari byinshi Imana ishobora kutubwira ona wa character aho niho ihera ndaje reka nihute ibyinshi ndaza kugenda mbisubiramo hari byinshi Imana itubwira Gakwaya yabivuze on our relationships hari ibintu Imana ikubwira ngo niba ushaka kugira relation nziza reka mugenzi wawe umushyira imbere kuruta uko we wishyira imbere ukunda umugore wawe kuruta uko wikunda icyo utifuza ko agukorera ntukakimukorere n'ibindi hari byinshi Imana itubwira so Imana iyo yinjiye mu rugo ubundi hari ibintu bitatu byinjiza Imana mu rugo cya mbere ni ugusengana kandi muze kugenda mutikinga uvuge ngo iwanjye ntabihaba nusanga ufite byinshi bidahari umenye ngo ubwo you are at risk umugabo wicarana n'umugore bagasengana burya they are far away mu bintu byose kwicarana n'umugore mugasengana iyo bitagenda neza urabimenya murasigana ukicara mugejeje igihe cyo gusenga utesenga ariko se wabanje ukamenya ngo hari ikintu something is going wrong ariko wambe benshi ntimubizi kuko abagabo benshi iyo bageze mu rugo bahita bambara agapfukamunwa babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana uzi ko hari abana batarumva na rimwe papa wabo azamuye ijwi ngo basabire umugisha uzi ko turutwa na basogokuru niba basogokuru ndi uraterekeraga umwana akamwumva aterekera ati dore bakurambere uyu mwana mu muherekeze mu murebe ntashwi twebwe twabaye urutiri tumaha minerivare gusa n'amafaranga nabwo rimwe na rimwe ukayabaho uvuga nabi ariko ntabwo barumva bavugaho umugisha ngaho abagabo barimo hano mu isesengure ntimuze kundakarira kuko kuri ntikwica umutumirane icya kabiri kugendera ku ijambo ry'Imana iby'Imana yita bibi ukabyita bibi jewe nicyo kintu cyamfashije nkikizwa nakundaga principe nziza nakundaga discipline nari n'umwathlete nakundaga discipline ariko nkajya kwisangizanga ni mu bintu cyo nashaka hanyuma maze gusoma Bibiliya jewe nakijwe nsoma Bibiliya kubera ubwirasi bwanjye nta muntu wari kumbwiriza ngo nkizwe abarokore narabasuzuguraga numva aravuga abantu batabi kenshi rimwe na rimwe by the way hari n'ibintu bavuga nkumva nabo batabyumva neza bangaba nuko nagasaku gusa hanyuma maze kumenya Yesu yewe nasomye Bibiliya ntashaka gukizwa nayisomye gusa kubera ko yewe nizi Icyongereza ubundi kugira ngo uzumve Victorian literature kinyejana cya 17 n'8 ugomba kuba warasomye Bibiliya kugira ngo uzumve T.S. Eliot wumve John Dryden wumve ba Milton n'abandi abapoeti b'icyo gihe ugomba kuba warasomye Bibiliya noneho icyo gihe ntangira gukora nabanje kwigisha muri university barandinganiza njya kwigisha muri secondaire ndavuga mbonye igihe cyo gusoma Bibiliya reka nkacinga up ntangiye gukacinga up nsitara kuri Yesu mba ndakijijwe hanyuma ntangira gushaka amahame y'ubuzima bwiza ari muri iki gitabo ndibuka ubwa mbere nari kiye abasore twajyaga tugendana mu bintu by'ubusazi twabagamo ndavuga nti guhera uyu munsi nafashe icyemezo cyo kubaho uko Bibiliya ivuga ibyo yita byiza nzajya mbyita byiza ibyo yita bibi mbyite bibi and that's how I live nuno munsi kuko ikintu biguha ikintu cyitwa principe zidahindagurika ikintu cyica abantu benshi nta convictions bagira uyu munsi abaraha baba muri equilibre iyo bita indifferent muribuka kera twiga ibintu byaza equilibre hari ikintu basunika kikahengamira aho kikagumayo bagisunika hano kikahengamirayo bagishyira inyuma kigahengamira hari abantu usanga baba muri equilibre indifferent ariko iyo ufite principe baba bazi ngo Gakwaya
iyo avuze ikintu icyo aba yavuze ntabwo ahindagurika. Niba abwiye umugore we ati ndagukunda, he means it. Ariko abantu benshi ndagukunda yabo ushobora kuyidefininga ukajya ushyiramo za gray areas. Ukaba ubwo nkukunda mu gitondo nimugoroba mwumva nabivuyemo. So icyo ni kimwe. Reka iby'Imana. Icya gatatu, ushaka gupima ko Imana iba mu rugo rwawe, kumenya kuyishimira no kuyubahisha ibyawe byose. Kuko abarimo hano bose ndamye ko bafite amadini, ariko bafite amadini ariko atarimo Imana. Reka gisimbuke iyo principe, iminota ari nagihaye ndayirangije. Principe ya kabiri nababwiye ko ari 7. Hari ikintu gitangaje cyane mu mikorere y'Imana. Imana yakoze statement iravuga ngo reka uyu muntu si byiza ko aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Siko umurongo wa 18 watubwiye urimo kureba kuri Bibiliya zanyu. Umurongo ukurikiye uravuga ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, wese niwe mufasha. Iravuze ngo tumuremere umufasha umukwiriye. Umurongo ukurikiye waratubwira ngo irema amatungo, irema inyamaswa, irema inyoni, irabizana, iramubwira ngo banze ubyite izina. Nakunze wa musaza wabwiye umuhungu ati vuga ngo mbabarira. Iki Imana yakoze kuri Adamu yabanje kumupima, ikora ikintu cyitwa responsabilisation, ubushobozi bwo gusohoza inshingano. Buriya abantu benshi barongora ari big boys mu mitekerereze n'imyitwarire, abandi ari ba big girls. Reka masobanuro icyo bishaka kuvuga. Jewe maze gukizwa, umukobwa twuzuraga nyine yarankatiye kubera impamvu zitamuturutseho nanjye zitanturutseho. Gahunda twari dufite yabonaga yuko yaguye mu mazi. Hari umwarimu muri university mba ngiye kwigisha muri Tronkomero Rurindo mu cyaro. Ibintu nanjye ubwanjye numvaga ndi broken ukuntu. Hanyuma arabireba abona ngira ngo abona nta kizagenda, haza n'undi muhungu nyine wihutaga. Arambwira ati kabisa agenda abona uzikoce mutahira ubukwe. Hanyuma rero noneho kubera ko nari nakijijwe ntangira gutitiriza Imana. One good day mw'Imana mana uzampa umugore mwiza. Rero nari mfite ama principe ngira ama principe ngira uzandinda abagore 3. Abajya banyumva nigisha nkunze kuvuga mana uzandinda ubwoko 3 bw'abagore. Hari abagore ntashobora. N'uno munsi nshaje. Umugore w'umunyamahane ntabwo namushobora. Hari ibintu binanira. Ubwo uretse n'umugore n'umugabo w'umunyamahane, je nzirana n'abantu bavuga bazamuye amajwi. Niba ushaka kumbwira ikintu kimbwire logikoma, wishyiramo kuzamura ijwi, wishyiramo ibitutsi, wishyiramo agasuzugo. Niba ari ibintu nakoze nabi bimbwire neza, umbwire uti kabisa ibintu wakoze it's not correct. Ntabwo ari ngombwa kuzamura ijwi. Hari n'umuyobozi wanjye nigeze kubwira nawe ngo ntabwo ndi igipfamatwe. Si ngombwa kuzamura ijwi kugira ngo mbwire. Aba offended ariko umugore usakuza, umunyamahane, w'umusinzi n'uw'umusambanyi, ibyo bintu 3 byari kunyica nkapfa bakamama. None ngajya imbere Imana ushakira umugore mwiza, Mana uzanshakira umugore. Cyo Imana yaravuze reka mbanze ndiringe nawe. Wowe uri umuhungu nashingira umukobwa nk'ushaka. Nyirugumva ndi questioned. Uzi ko burya abantu benshi barongora batazi what it means to be a man. Hano babisubiyemo kenshi. Iyi principe ya maturation, kubanza Imana yo mbere yuko ikubakira neza igusaba kuba mature. Abantu benshi baba mu ngo bari immature. Igisenya ingo nyinshi suko zibamo abantu babi, zibamo abantu badakuze, zibamo abagabo badakuze n'abagore badakuze. Immaturity, ukabona umuntu nicarana n'abantu ukabura wese ntabwo ubona kurimo kwisenyera, ariko nawe agomba kubyumva. Arabyumva kandi yakubwiye ko atabikunda. Immature, immaturity, umuntu akaba big boy. Reka mbaho urugero rwa big boy. Urabizi umwana iyo muhaye icyayi yarakaye ashobora gukubita hasi tasi ikanameneka n'icyayi kikameneka. Umugabo araje n'umugore akamwe ati tekereza ko nari ndimo kuganira n'umuntu
asanga ni kuri telefone arayinshikuza ayikubita hasi. Nabone nzi ko wamenye telefone ariko yari yansuzuguye ngo kuza ngo nkasanga ngo akamara iminota 5 arimo kuvuga muhagaze imbere. Ese uzi ngo ariko iyo telefone nanjye wayiguze nayo nganiga the issue suko ari we wayiguze sinuko wamuguriye indi. You behaved like a big boy. It's a sign of immaturity. A big bad boy. That's a good term. Umuntu reka mbereke immaturity. Umugabo agahagarana n'umugore akamukubita urushyi. Yarangiza umva na stupidity irimo. Akajya mu gikoni akakuzanira ibiryo ukabirya. Warangiza ukajya mu gitanda ukamutanga gusinzira. Mwari mwigera mu bitekerezaho? Wakubise umuntu arangije arakugaburira urarya ukanabitinyuka. Yantangara cyane. Ariko Imana idushakaho hano icyatumye Imana ibanza kurema ibyaremwe ibindi byose ikabiha Adamu yari irimo kumumacuaringa. Iravuga ngo banze ube responsible. Buri kintu cyose izanya akakita izina patiently arangije avuga ngo okay ndabona kuri mature ushobora guhanduringa urugo. Niyo ushobora guhanduringa izi nyamaswa zose ukazibonera amazina n'urugo uzaruhahira. N'umugore uzamwita izina. Maturation. Iyo ni principe ya kabiri y'Imana. Ubundi kimwe mu bintu bituma dufite ibibazo mu ngo zibamo abantu batakuze. Old women and old men with a boy's heart or a girl's heart. Cyabagore ngo umugabo yarampemukiye ngo hanyuma ngo shaka undi ngo kugira ngo mwihorereho. That's very stupid. Umugabo yakoze stupidity nawe uhinduka kuba stupid. Kandi ibyo bintu duhorana nabyo. Wese ubwo wagiye gusambana byagenze bite ngo urumva ngo umugabo ngo ntiyampaga care ngo mununi. Reka ngubwire umugabo wawe nataguha care. Ugashaka care ku wundi mugabo n'ubundi ntayo uzabona. Icyambere wataye agaciro kuko wa wundi waguhaye care wibwira ko akwitayeho arabizi kuri umugore w'umugabo. Niyabwira wanda aravuga turiya mugore wa kanaka ni indaya. Nta mugore ushobora kuguha care uretse umugabo wawe. Umugabo akagenda akabwira ati yinshoreke ati mpaka kuruta umugore wanjye. Nawe yumva monsieur. Nta nshoreke itanga care. Let's be honest. Inshoreke ikora customer care. Iyo ngiye muri hotel n'abakobwa bose niyo yaraye nabaza nseka kuko niko bamutegetse agomba guta ari muri customer care. Twe turaba pastori. Muzabaze bishop. Nta nshoreke ndabona iririra umugabo wapfuye. Nta nubwiza kumuhamba. Maturation. Gukura. Ibi byitwa gushyira mu gaciro. Maturation yacu iba mu kuzamura indangagaciro zawe kandi biba connected kuri kira twabanjije indangagaciro ziri hejuru. Ukamenya ngo ibi ngibi iyo umuntu akubwiye nabo kamusubiza nabi urimo kubehavinga like a boy. Ibira tubwira ngo ijambo ryiza rihosha umurakari. Iyo ni maturation. Kuba mukuru. Kugira indangagaciro ziri hejuru. Reka njye kuri principe ya gatatu iyo ni responsibilisation. Cyo nicyo twita equipped to marry. Mane gavuga ngo uyu muntu ndabona arakuze bihagije nshobora kumushyingira. Amen. Hanyuma principe yindi kurikiyeho iravuga Imana iravuga ngo tumuremere umufasha umukwiriye. Umufasha umukwiriye. Buriya rero icyo ni ikindi kintu nacyo abantu batajya babonaho muri iyo process ya maturation. Buriya nta muntu ujya urongora umugore. Nta nurongorwa n'umugabo. Urongora umukobwa kandi nawe uri umuhungu. Bivuga ngo mwembi ni buri n'amacwa nk'umuhungu. Nahoze mbaho ubuhamya giye namaze igihe na compilinze ibintu Imana itegereje ku musore ushaka kuba umugabo. Kuna nije ndavuga ngo Imana kumbwiye ngo ntabwo ndakura. What am I missing? Imana itangira kunyereka ngo umugabo according to me dore portrait ye. Dore portrait y'umugabo according to me. Umugabo nshaka number 1 ni umukunzi w'umugore we. Ushobora kumwitangira nkuko Yesu yitangiye itorero.
twebwe kenshi turabicurika tukumva yuko umugore niwe ugomba kwitangira umugabo ngo umugabo amukunde. Imana ikavuga ngo no, ukunda umugore wawe bizatuma kubaha. Iyo ni principe y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Urukundo rw'umugabo, bayide abagore bari hano mwese muze kumbwiza ukuri. Urukundo rw'umugabo nirwo rwakujyanye mu rugo. Ntabwo ari amafaranga ye. Nta muhungu ndaza ngo numva urimo kubwira umukobwa ngo rero ubwo ndeba ngo ufite ikofi ngo ufite iki. Abakobwa batangira kubishaka nyuma ariko barabanje kuririmba imitoma ukabumwirika ko umukunda. Abo gasigara gatese ko nshimye ko nkunda afite n'ikofi se. Byo muze kubimbaza nyuma. Rero maturité donc Imana irabanza ikagutegura, ariko yamara kukuzanira umugore ikamubwira ngo rero ugeze kuri phase 2 ya maturité, noneho ku macuaringa nk'umuntu bana n'umugore. Bavuga ati uyu muntu nkuzaniye ntabwo ari umugore ni umukobwa. Reka mbagahamye gatoya k'ibyo ngibyo. Umukobwa yaje ugomba kumubwira ibyo ukunda kugira ngo ajye abigukorera, ukamubwira n'ibyo yanga kugira ngo ajye abyirinda, nibwo azavamo umugore ugukwiriye. Kenshi twibwira ko ari magician, kuvuga ngo yagombaga kuba bizi, yabibwiwe nande. Reka mbaho urugero rutoya, nuko madame atari hano bagiye mu bukwe bw'umwana wabo bamusaza we, yari ko bari hano kuko nkunze kuvuga ibintu hari. Tugitangira yakundaga guteka. Ubwo rero ubwo mu ndeba sinkunda kurya. Kagenda gateka nkaho waje twicarira ukareka abakozi bakabikora. Atari kugiye mushaka kugutekera. Ati ngutekere iki nibyo uteka byose ndabirya. Already kubana n'umugabo nk'uwo ngo ubari dal. Jewe ndi boring kubijyanye n'ibiryo. Byo wateka byose, wateka ibijumba n'ibishyimbo naza nkarya, ntabwo nzagutera fast. Nta kibazo nzagutera. Ariko agakunda gukora salade. Salade za madamu rero zikagira ikosa. Agashyiramo ibitunguru. Kandi yabikasa akatugira dutoya. Kutorobanuramo bikangora. Akajya abona mfite ikajya ndimo guhandura salade. Kamwe ati ariko kukiteka ryose urya salade uyihandura. Kugeza umunsi nageze aho ndabona ariko ndimo ndaba umwana mwiza ariko muhemukira. Reka mubwize ukuri. Ndabona ngo rero nguburi ngubwire. Nanga ibitunguru muri salade. Nukora salade wenda ujye unshyirira izanjye ku ruhande ariko zitarimo ibitunguru. Kandi nubo wabiriye birimo ibitunguru. Ujye ureba aho ureba nitugera mu gitari. Ubwo mba mwiciye salade birarangiye. Ariko icyo ndimo gukora ndimo ndamugira umugore wanjye. Wenda yabana n'umugabo ukunda ibitunguru yari kumubira a good cook, ariko kuri jewe salade yanjye wishyiramo ibitunguru. Yari kubibwirwa n'iki ntabimubwiye. Yabimenya ariko niyemeje. Rero hariho n'ibindi byinshi tuba tugomba kubwirana. Iyo principe uvuga ngo uyu mugore ubundi iri kote ni prêt à porter nariguze rimeze ryarwo nabanje kuryipima. Ntabwo Imana igiduha za prêt à porter. Iguha tissu kagwera ngo iyi tissu yitwa umukobwa. Genda widoderemo umugore ugukwiriye. Uyu muhungu nawe genda umudodemo umugabo ugukwiriye. Umwipimeho aho ubona yagutse cyane umugore utegabanya hano kabisa. Ndabona hajyamo babiri. Nanjye naragukaga cyane ku bintu by'amafaranga ubundi yewe I'm not stingy, ndaguka cyane. Noneho one good day nsinyira umuntu amafaranga ntarebye ko kuri konti hariho amafaranga make. Madama agiye kureba amafaranga baramubwira ati ariko kuri konti yanyu nta mafaranga ariho. Aratajya mu rugo ntashya aramubwira ati baratwibye. Byagenze bite? Ati nagiye kuri banki. Baramubwira ngo nta mafaranga ari kuri konti. Shima mu mutwe ndeba nk'umwana wamenye ikintu mu rugo. Yagana urabizi sheri bivurema ntumbabarire. Hari umuntu merutse gusinyira amafaranga nibagiwe yuko ukwezi kutari kwanagira no kunduna. Aturinda kumbwira ko wasinyiye umuntu amafaranga utanambwiye. Muri ruraka. Tubyemeranyaho yuko ntazongera gusinyira amafaranga ntabanje gucekinga ngo tubiganire. Ubundi ubungira ubuntu nazanaga abana mu rugo. Umwana wabuze aho arara aterura nkadundaho. Nza kuzana umukobwa nanjye yatubereye gashobya. Asaza abana, asaza madama, asaza abantu bose. Arambwira ati mbere nkubwire uragutse cyane. Yes you are a pastor ariko try to minimize ibi bintu byawe byo kwaguka ukabangamira urugo. Kandi koko nanjye ngasanga ari byo. Hari igihe twaguka tukarenza.
ubwo buri muntu wese yishakemo, ariko hari n'igihe tuba dufunze cyane nk'inkweto, usanga umuntu araryana, ugasanga umeze nk'inkweto iryana, ugomba kwaguka ugataka, ariko ufite amakode menshi, gerageza ufungure dushobore kubana. Maturation, umugore umufasha ugukwiriye. Icyo rero kigerwaho kuri principe yindi ikurikiye yitwa communication. Muzitegereza ibintu byose Imana yaremye, yabiremye ivuga. Adamu nawe ajya guheva izina yabikoze avuga. Communication ni imwe muri za keys z'urugo rwiza. Kugira igihe mwicara. Jewe wenda icyo nagitangaho ubuhamya, kuko muri iyo maturation Imana yankoreye ntararongora, nafashe Bibiliya ndayisoma, nkora n'ubushakashatsi ku ngo nziza n'ingo mbi, ntangira kudrawing izi principe mbabwira, natangiye kuzigira nkiri umuseribateri. Hari ibintu narongoye mbizi ku buryo nkimara kuzura na madamu akimara kumbwira yes, nabwo byari igitangaza cy'Imana, ko yari umukobwa mwiza kandi nkiri umwarimu urindi hanze n'umukobwa, abantu bakavuga uriya mukobwa urumva uzamurongora, nubwo ari Yesu wamuhaye buriya bizakunda. Amaze kunyemerera ndamubwira nti ayishoye ko tuzabana, ati rwose ntuhangayike, mu byo mukundira njya nanabimubwira niyo turi twenyine, twamushakaga turi benshi, ega nuko atari hano ni kibona umwe, nuko mutamuzi. Noneho twajyaga tujyayo, babaga hano Kicukiro, ni no muri quartier ubu dutuyemo, hari igihe tujya tuhanyura nk'abantu uyu muhanda nawe ugenzemo reka ngutureho, nkaza ngasanga yicaye nk'abahungu nka 6, kandi bo baparitse amamodoka, agiye mparitse ibirenge. Ndibuka hari igihe imvura yari igiye kugwa, umwana ambwira ati ntuhangayike ndaguha lift. Yatahaga Nyamirambo, ngiye Kimisagara aho muramu wanjye yari atuye, ampa lift angeza kuri Mpaze, arakomeza arazamuka. Nkaba se iyi match nzayirangiza koko, ariko twahora akambwira ati humura nta kibazo, ibyo nakubwiye iwacu ntitujya twisubiraho. Ariko muri icyo gihe namubwira rero, ubwo twiyemeje kuzabana, reka nkubwira akantu kamwe navumbuye, reka twige communication. Twaricaraga, yazaga kunsura tukicara, ibintu byacu twabipangiye hamwe, dupanga uko tuzaba, uko urugo rwacu ruzaba rumeze rutari rwaba. Icyo gihe yarakira umunyeshuri yigaga imburabuturo muri Duruwa, ariko nza kugira Imana nyine, burya ibyago bya bamwe niwo mugisha w'abandi, baza kwirukana abatutsi bose bari muri Duruwa. Hanyuma nawe rero buriya ubwo bakwirukanye, reka twikorere mariage nanjye mve mu buseribateri nta mpamvu. Ariko ibintu byose twari twarabipanze, ibyo azasanga, yewe turapanga, dupanga n'inzu, turapanga dupanga n'ibyo azazana n'ibyo nzaba mfite, na reception twayipangiye hamwe byose, kuva kuri A kugeza kuri Z. Kandi n'uno munsi niko tubaho. Icyo gihe twayigiye ibintu byinshi, yarazaga tukicara tugapanga, tukaganira, tugaseka. Niyo mpamvu byanabeshye n'abana bacu bibwira ngo ntitujya dutongana, kuko muri iyo process namubwiye ibyo nkunda, abana uzambabarire, ibyo gusamba nabyo ndabizi ntabyo uzajya, iby'inzoga byo ndabizi ntazo wigeze umwe, ariko amahane njya mbona n'abarokore, hari abahane ntujya nkabona hari abagore b'abarokore bagira amahane, uzandinda amahane. Akamwe ati rwose ntayo nzaza. Byose tubyumvikana. Communication muri mushaka mu byandike, muzi twari nk'ubu nari umuvuga butumwa, maridi yari umunsi wa madamu, ahubwo ubu nibwo nabyishe. Nta hantu najyaga, kuwa kabiri navaga ku kazi hahitira mu rugo, ubundi tugahana randevu, tukako na za telefone zari zitaraza, tukagenda mu gitondo twabyemeranije ngo nimugoroba uyu munsi turahurira kwa Rando. Twari dutuye hafi yo kwa Rando, kandi byari mu bihe bibi kuko FPR yateye tumaze amezi 2 twimariye, donc twagombaga kugera mu rugo kare duhunga ko dushobora guhura n'intera hamwe, tukajya kwa Rando kuko niho hari hafi, bituze just nk'imetero nka 200, tukicara muri bingaro, tukanywa fanta, tukarya brochette n'igitoki, tukaganira ibintu byose. Twe twari dufite na cahier de ménage twandikagamo PV y'inama twakoze. Twakoraga inama, we yari secrétaire, igiye ndi CEO, hayobora inama, ko yari afite n'isakoshi nyine yashyiragamo ikaye, akayijyana ku kazi, yaza tugahurira aho ngaho, tukongera tugasoma minutes z'inama iheruka,
tukareba ibyagiye mu bikorwa n'ibitaragiye mu bikorwa hanyuma tukongera. So iyo ni ikintu cyitwa communication. Imana yaremye ivuga. Ikintu cya mbere Adamu yakoze abonye umugore yaravuze. Abagabo murimo hano mujye mwibuka ko abagore bakiva mu rubavu ijambo rya mbere bumvise ni poeme. Abantu ubona gusaba imitoma ujye umenya ko ariko yarezwe genetically. Kandi n'abakecuru ubu ntubona Jacqueline Gakwaya yavugaga nasanze ko kwanduta arandushaho 3. Ariko ndavuga mu rugo mu myaka wenda dushobora kuba twegeranye simbizi. Ngiye mbona n'agakecuru kangiye kinsaba imitoma ku myaka yacu 32 tumaranye mu rugo cyangwa yatera ko twatuntu bajya kumbwira ko takituvuga. Ntimuzabireke barabikunda kuko niko bavutse bakiva mu rubavu. Minota irimo iragenda. Hanyuma igikurikiyeho Bibiliya yatubwira ngo Imana yafashe urubavu abari gukuramo umugore. Interpretation Martin Luther yaravuze ngo ni byiza ko Imana itakuye umugore mu mutwe mu igufwa ry'umutwe ngo ajye yicara hejuru y'umugabo, ngo ikindi ariko kiza nuko itamukuye mu kirenge ngo n'umugabo nawe ajya mukandagira hejuru, ngo yamukuye mu rubavu kugira ngo bareshye. Buriya principe ya equality na respect, kubaha uwo mubana ukamuha agaciro nk'umupfobyi. Fine, shobora no kugira stupid idea havuga ibintu rwose nanjye hari igihe mvuga ibintu nazasubira inyuma nakwiyumva kira kigano wa stupid bire bintu nabivuze ndi mubushye, ariko umuntu nanakubwira n'ibintu kumva bitari very smart ntukamubwira ngo uri stupid. Mwubahe wenda ubigorore ariko mwubahane ko murareshya. Muri principe y'Imana umugabo n'umugore barareshya burya, turatandukanye mu miremerwe. Nabyo kugira ngo abagore ngo nabanyantege ngiye sinjya mbyemera. Reka mbabwize ukuri, abagabo murimo hano mumbwize ukuri niba mbeshya, waduha gutwita abaganga bajya bakora cesarienne ku mezi 6. Umugabo utwite, umugabo arwara inzoka are indigestion gusa, igikuba kigacika, bakamwitaho bakamushakira amazi bakagira bati nabarese uri wamuhinda y'umwana w'ibiro 4 nawe yabyara. Abagabo mujye mwemera yuko hari ibyo dufitemo imbaraga ariko hari n'ibyo tutashobora. Imana yaturemye turi complementary, kuzuzanya, ntabwo ari uko bamwe barusha abandi imbaraga. Niba uri n'umuhanga, umugore wanjye iyo bigeze mu mibare arambwira tumva rero nkubwira biriya bintu by'imibare niwo bishobora, ariko ibya management nanjye mu very poor. Utuntu tw'utudetaye twatundi two mu rugo, mu rugo rwanjye nafite umugore mwazasanga ibyatsi byarameze mu cyumba. Jewe ndi umugabo wemera ko nkeneye umugore. Nanasenze n'Imana ndabwira Imana uzambabarire ni habaho gupfa abari je uzapfa mbere, kuko jewe nsigaye giye nyine I wouldn't last long. Maze kunarahuze nyine ubu ngubu nabaye dependent, ariko n'ubundi kera nyine n'umuseribateri ababoyi banje bari babizi, bari bazi ko patron utamwibukije ashobora no kutarya. Jewe nshobora guhuga no kurya nkabyibagirwa. Nabaye umunyeshuri mu Bwongereza, guteka byaramboringa ku buryo iyo twabaga twicaye dutetse bakumva inkono yashiririye barambwira ati Antoine check yourself, 3 bya kane keje n'igihe woga nashiririye. Hari ibintu budashobora ugakenera umugore, kandi njye mbimushimira yuko hari byo yanyijije. Ubu ngubu am a very poor shopper. Unyohereze muri shopping mujye kugura imyenda, ngenda nabaze mu mutwe ngo ndagura ishati ya 5 nayitungukiraho nabona ishati y'ibara rya blebla kuko ngira amabara nigurira aba ndateruye ndagiye. Madame Ganose ubanza nta mwanya nabibonera amashati arangurira, genda big boy muri yo domain. So I'm very dependent, ariko buryo iyo umaze kubyemera nawe yumva hari agaciro afite, kuko nihute principe ebyiri ikurikiyeho. Iyi ngiyi iratureba twese, ikintu cyitwa separation. Imana iravuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata. Ntabwo ari se na nyina gusa, ahubwo reka nongereho ngo azasiga n'ibigare by'abandi bagabo. Ibintu bishenye ngo muri uyu mujyi, ibigare by'abagabo bari midioka mugendana, ariko noneho hazamutse n'iby'abagore, happy women,
relaxed clubs sinzi uko biba bifitemo za adjective nk'izo ngizo nyine mwarimu ukumva abagore bifashe ngo bagiye muri picnic ku Gisenyi basize abagabo babo ngo bagiye kuri relaxing umugabo azasiga se na nyina nongeyeho n'ibigare byose ariko ibingibi iyi principe ya separation muyige kuko hariho n'ingo hano muri uyu mujyi zatandukanye kubera barumuna b'abagabo barumuna bashiki b'abagabo ba mama babo umugore akava Rusizi w'umukecuru aje gutanga amabwiriza mu rugo rw'umuhungu we hano i Kigali ngo umwana wanjye erego ugasanga n'umugabo yabigiyemo ngo uriya mugore nta agaciro mama mwabonye akantu kasirikiriye kuri za social media vuba aha ngaho umugabo yari hamwe n'umugore nyina arimo kubyigana n'umugore ngo n'undi wicara ku mwanya w'imbere hari abantu bakabonye abantu barambarira bati wibitekereza biti nawe nti that was a stupid man kubona nyoko arimo gupfa umwanya ku intebe y'imbere n'umugore wawe nawe nticyari kuba cyoroshye nari kugenda nkongorera madamu nkamubwira ni reka mama yicare hari imbere ndaza kukubwira nitugera mu rugo hanyuma wagera nkamubwira rero don't mind that niko tumutunga iteka ryose side with your wife not with your mom urambibwira abantu iyi mpeta yabaye nk'umubiri wanjye ntiyigivamo jewe nayiguze mbigambiriye ngo ye kugisohokamo ntivamo iyo nyikuru yishobora kuvamo ariko bisaba ko nyihata imazemo imyaka 32 reminder mama yarambyaye arandera ko twebwe twabaye n'imfubyi turi bato nkunda mama kuruti abantu bose not my wife ariko mama aramutse ateye amahane n'umugore wanjye kandi turabana mu rugo madamu arabizi naramubwiye nti nubona mama yakubereye ihwa don't worry umugisha yewe buriya ndi strategic bene wacu ntibashobora kugirana ikibazo n'umugore wanjye babigirana nanjye I protect my wife iyo baje nigiye uvugana nabo cyane cyane baza baje gushaka amafaranga nigiye uvugana nabo narangiza nkabaha make narangiza kuko tuganira nkubwe ntimaze uze kubongereraho nkamuhamarije yo kuba mwiza kundusha kuko nubundi they are dependent on me ntacyo bashobora kuntwara bakagenda kira gihugu cyacu ngo ni ingona ngo ari ku mugore we kandi tuba twabipanganye protect your wife twebwe twareza abana benshi umwana umwe wa mukuru wanjye muri after genocide araza yari yagize ibibazo bya bindi by'insinzi ari umwana w'umukobwa w'imyaka 17 yigira mu basirikare abayo aza gutwita mukuru waraza arambwira ati poro yaratwise kandi ari hano hirya mu basirikare amaze kubyara turamuzana araza rero ageze mu rugo asanga ni kwa anko madamu ni mutoya icyo gihe urumva twari tukiri bato nari mfite imyaka 36 madamu ubwo singiye kubabwira iyo yari afite ariko yari mikeya cyane ni nk'yaga kwa na Jacqueline noneho undi akamureba akabona naka jeune fille aramubwira ngo uriya ni anko ngo yari anko mbere yawe ngo azaba nanko nyuma yawe ndaza bana baramubwira ati ariko tipo yatonganye na mama bamwitirira umukobwa wacu mukuru na mama Deborah ni buriya yabigenje ati yamubwiye ngo uri anko mbere ye na nyuma y'uzaba uri anko ejo nzamwereka difference nimugoroba ndabateranya bose iwanjye nanyu nkuko agakwaya yavugaga iwanjye hari uruforina ndavuga ntoke mwese mutonde umurongo hano muri salo mbabwira ijambo wowe uzinga ibintu byawe ushake undi anko yarafite n'akabebe ushake undi anko bakongerereho n'ibindi ukeneye niba ari ranje z'umwana niba ari iki babikugurire ejo uhitemo muri banko bawe nzakujyanayo kandi nta mbabazi ndi bugushye kandi mwese muri hano mumenye ngo naba anko nabiki uyu ni umugore wanjye mwese nta numwe dufitanye impeta uretse we wenyine niyo yaba ari na mama wandeze namusubizeyo ku isambu nkamushakira abakozi bakamwitaho protect your wife umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore akaramata so muve mubura amata bw'abantu mwagendanaga
bigare muve no mukaramata ko mu rugo. Hanyuma icyanyuma principe ya karindwi iravuga ngo ni transparency and honesty, ngo umugabo n'umugore babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Icyo bivuga ni iki? Transparency ni ikibazo dufite muri uyu mujyi, ni ikibazo dufite muri iki gihugu. Reka mbaye ingero ebyiri hanyuma ndabona iminota nayimariye kandi nanize ko nibukoreshe mike. Muri genocide yakorewe abatutsi nahigiye isomo rikomeye cyane. Uyu mujyi wabagamo abagabo bafite amafaranga ariko bafite bad principles, si bose bamwe. Noneho ugasanga umuntu yubatse inzu, ariko n'ubu ndacyabibona kuko mpura nabyo buri munsi, akubaka inzu akayishyira ku izina rya mushiki we, agafungura konti muri banki akabishyira ku izina rya mushiki we, akaba umusinyateri kuri konti ya mushiki we kandi ariye, kugira ngo agire gute? Ngo amafaranga yahishe umugore. Noneho ibyago twagize murabizi, abagabo barapfa ariko families zimwe abagore bararokoka, baba bakene, amafaranga ntibaza aho umugabo yari yarayabitse, no kuya trackinga ntibikunda kuko yashyize ku mazina ataraye, kandi n'uno munsi muracyabikora. Umugabo aherutse kwitaba Imana, yaba afite imodoka yayitije umuntu, umugore akamubwira ati ariko imodoka wayihaye ndi wayishyize he? Umugabo ariko rero ngo ikintu dusigaye dupfa ngo nuko ushaka kumenya movements zanjye zose. Umugore ageze aho yambara agapfukamunwa araceceka. Ibyago ntibijya bitumaho stroke iramukubita, the man died, imodoka yarabuze. Ntawuzi what had happened, ntawuzi niba yari yarayigwatirije, ntawuzi niba yari yarayigurishije, ntawuzi niba yari yaritije, ariko izo cases ziracyariho. Transparency and honesty mukubaka buriya keys, ibintu byose kugendera mu mucyo. Wewe sinzi muzaga publicité karimo guca kuri radio muri minsi ngo ngo nabonye musaza wawe ngo agenda bunda ngo sinzi no mujye mukumva kai. Abantu benshi barabunda murabunda mu matelefoni, umuntu akirirwa sibasiba kabunda uhishahisha aho wagiye. Umugore ayirutse kwicara, umuntu aramubwira ati rero umugabo wawe ari hano Kimironko, afata telefone aramuha ati arosheri ko ari wambwiye kuri bujye Huye wagezeyo? Undi ati rwose ndi mu kazi meze neza. Ati se ariko yibuka yuko ari we yivuyemo. Ahamagara wundi aramubwira ati wamubonye hagana hehe? Amubwira ati imodoka iparitse ahantu hana. Umugore afashe akamoto aranyarutse araza yihagararaho. Arosheri Huye se bimeze bite? Agoze ko ndiye imodoka iri Kimironko wayihaye ndi? Wargoze ngo ubwo abantu baba bakubeshya ni bande? Ku imodoka siyo najyanye Huye. Ati se waje ku modoka hano Kimironko ko ariho ndi? Ubwo ibikurikiyeho mushobora kubyumva. Kubunda. So transparency and honesty, principe zirindwi ndarangije. So musubira inyuma muze kubireba muri iriya mariage ya mbere. Imana yaduhaye principe tuzagenderaho kandi ibintu byose bikagenda neza. Icya mbere, principe ya mbere, God first, mbere na mbere Imana. Iyi ngiyo abantu benshi bakunze kuyignora, nganya abantu ushobora kwignora Imana ngo bizagende. Principe numero 2, maturation. Tugomba gukura kandi tugahora dukura. Maranye imyaka n'umugore wanjye 32 agashizo always a new creation. Ahora ari mushya kuko namurongo yari inkumi, ndamubona twite aba yahindutse muri taye no mu mitekerereze no mu mibereho. Ubu ngubu yarenze menopause, ubwo murumva nyine birahinduka. Ariko burya n'abagana natwe tugira andropause, ubwo turahindutse. Urugo ni target ihora ihindura position. Maturation yacu ntirangira, tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Kandi if anything I'm enjoying it in every domain. Mushobora kumbaza mutari ko hari ibintu wasimbutse, murabona hari abantu wigisha hari ibintu by'ingenzi utavuzeho. For instance nka sex ntacyo nayivuze kuko sex burya itunganywa na communication, ntabwo ari ikintu kiri central, gitunganywa na communication. Hariho n'ibindi nashobora kubabwira ariko ibi nibyo by'ingenzi. Icya kabiri nabwiye ngo principe ya responsabilisation, gusohoza inshingano zawe kuko Imana yazitanze. Principe ya equality,
muri gender and respect, kubahana, principe ya communication ku bintu byose, principe ya separation, kwitandukanya ariko udatanye n'abawe, n'ibigare byawe ukabivamo. Hanyuma iyindi ya transparency na honesty, kubwirana ukuri, kugendera mu mucyo. Ibindi bisigaye rero mushobora kunyunganira, mugashyiraho komanteri, mukabaza ibibazo, hanyuma Imana ibaha umugisha. Murakoze. Ni couple ya Ferdinand na Victoire. Ikibazo mfite ndashaka kukibaza Pastor Antoine. Tujya twakira bagenzi bacu amakupure akiri mato atagera no ku myaka 5 amaze abana. Hari principe imwe mwavuze ya separation muri iyi minsi iri kugora abantu cyane, aho usanga abantu bubatse vuba gutandukana n'ibigare byabo byaragoranye. So abantu bakakubwira ati urugo rwacu ruri mu kaga, ariko wareba ikibazo mu by'ukuri bafite uko akibura, ugasanga ni umuntu w'umusore utaha bukeye cyangwa se n'umumama wibagirwa ko afite inshingano mu rugo. Imiryango ifite icyo kibazo nihe nama mwayigira? Kuko akenshi uravuga ngo nubwo twabanye ariko ntuntandukanye nabo twahuye imbere yawe. Nihe nama mwatanga muri rusange? Murakoze. Murakoze. Nitwa Gakuru Madamu Kaescovia. Ndabashimiye kubw'iyi gahunda. Ikibazo kijyanye na equality, wavuze kuri equality ariko nyine ntiwasobanura neza. Ndashaka kugira ngo habeho clarification, kuko hari umuntu avuga ngo ijambo ry'Imana ngo umugabo ni umutwe, noneho ugasanga ko iyo muri mu rugo, muri mu nama, muri administration y'urugo, ugasanga mukoze inama ariko noneho hakaburaho decision making. Ese ninde biragenda gute? Umugabo yavuze ati byanjye numva ibyo byagenda kandi mwatangiye neza, noneho umugore nawe akavuga ati ariko icyanjye wakacyumvise nicyo numva icyo cyaruta, noneho mugasigaraho. Icyo gihe iyo bigenze gutyo mubigenza gute? Kuko hari igihe ubwo tingiye nk'umugabo reka ugendere ku byanjye, ariko kumva nanone arabangamiwe, nangwa se umugenzi wawe akavuga ati dukora iki, none umugabo ati se nimureka kigakorwa kikazagira ingaruka mbi, bizagenda gute? Ugasanga nanone uramuretse kirakozwe, hanyuma yaho uricujije, buryo mwangira byajya kuba byiza. Icyo kintu kidusobanura neza twumve ko byagenda. Imana itugire neza. Murakoze. Murakoze. Nitwa Gilles. Ikibazo nshaka kubaza Pastor ku kijyanye na separation mwavuze kuko mwakira ibibazo byinshi nka pasiteri. Ndavuga kuri separation iriye n'amategeko. Nkabaza tese ibibazo mwakira ku bakristo, tuzi kuko abapasiteri mutemera separation cyangwa se divorce. Ku bakristo bamenye Imana mubyitwara mute iyo badesize kuko bagomba gutandukana, mu rwego rw'amategeko no mu rwego rw'itorero rw'imyemerere, kugira ngo mubihuze n'izo kese mugenda muhura? Sike n'abantu n'abanyetorero muhura nabo muri iyo ka, cyangwa se ni n'abandi bantu baza kubagisha inama nk'abantu babazi ubu banafite icyizere cyo kuba bamarira mu kubaha inama? Murakoze. Murakoze. Pastor Antoine yexpose neza, ariko ndibaza impamvu ingingo ya separation ikomeza kuba kwirepeta. Ugenzuye neza mu ma jeune couple, les jeunes couples barabana ariko still umusore akaza akarushinga ariko ntarekure iwabo, ari n'umukobwa umusore still ari hano ariko aracyari iwabo.
uko ari iwabo ni nako la famille biyentegra muri kapo. Icyo ni ikintu kiri dangerous, ugitindeho cyane. Ikindi cya kabiri muri communication, wenda singiye kurwanya iterambere, ariko rwose ntago wakivuzeho kuri sex. Reka mbabwire, hari ikintu, iterambere ni byiza, ibitanda byo gukoresha metero ebyiri kuri metero ebyiri, metero ebyiri kuri metero ebyiri. Abakera sinzi ko babikoraga, bari bafite agatanda ka metero imwe, kandi hagati y'undi ntago hagomba kubaho santimetere. Ese iyo espace ushiramo ni yiki? No mwanzi ushiramo no wa gatatu. Tubyirinde cyane kandi buri muntu wese yitekereze. Murakoze cyane. Inyuma hari uwamanitse ikiganza kugira ngo babaze ikibazo cya gatanu. Okay, reka tubanze dusubize kuri ibyo bine. ya bitangiye kuryoha.